urumva ko rero biri kuvuga ngo Idirisa ngo aba yafushye yego yanafuha ariko iyo ufushye gufuha by'indengakamere bikoresha amakosa ujye ubona abantu bago bajya bafira abagore babo bakabica cyangwa bakiyahura cyangwa basanga abagore bafuhiye abagabo bakiyahura abandi bakabica rero ni ugufuha by'amakosa bidafite gahunda. Ikindi Christina urabona ko ni umusitari yemerewe kuririmba n'umuntu wese agize gute yumva ashaka kwaka bari byiza kubera yuko buri musitari wese yemerewe gushaka umusitari yiyumvamo bakwana korabo ni bisanzwe ari indirimbo za gospel ari indirimbo z'isi bagira abantu bagira gute bahura ubona ko n'abarimba indirimbo z'isi bashaka abahanzi bo hanze bagaha bakwana gospel none se nimba bazajya bahura nabo hanze ari abagabo abagore babo bazajya bazamura ibibazo oya ngewe impamvu mbivuze ajya gusezerana na Vestina hari ibyo babanje kumvikana ati ushobora kumbaza ati nibihe barabanje barumvikana bati Vestina aramubwira ati ngewe urabizi ndi umunyamuziki umuziki wanjye ngomba kuwukorera mu Rwanda babyumvikanaho barabyemera bamaze kubyumvikanaho Idirisa kugeza ubu ngubu ibyo byose yamaze kubirenza ingohe yavuze ati wapi ati umuziki kuba wawukorera mu Rwanda ati simbishaka birumva bishobora kuba ari byo byanakuruye amakimbirane bane nanone uyu musaza uyu mugabo witwa wiseka nibyo witwa nibyo mwiseka ni ibintu bisekeje ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko nikabeshya no kuvuga ngo Zakayo ni umuntu yise Zakayo koko ni mugufiya ni umuhanuzi ni umusitari turamuzi cyane aramazina menshi azwiho ariko singo yavuga hanga ariko ararara dukurikiye kuri Ogera TV yabwiye Vestina ati nubwo ugiye gushaka ukaba wirukanye ingo cyangwa se urugo ntabwo ruzaguhira niwe wahanuye wenyine se ntabwo mbeze turaza kubigana ngiye mvuze kuri Zakayo muraza kumbwira n'abandi bahanuzi bamaze ya nkuko musanzwe mudukurikirana ku kinyamakuru cya Ogera TV muri kumwe nanjye Kimizi umunyamakuru wa Ogera TV turi kumwe rero n'abatumirwa babiri murabona ko ari abamama bakeye kandi basheshe akanguhe baratangira babibwira reka duhere kuyu uri ku ruhande ufite mikoro akoze ongera ijwi nanjye nitwa Mahonimana Seata dukomeze mazina ni Musabe Betty murakoze cyane tubahaye ikaze muri studio ya Ogera TV hari ibinyamakuru cyangwa se amakuru ari gucicikana ku nkuru nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda ya YouTube ko reka Vestina mwozi ku ndirimbo zihimbaza Imana cyangwa se zishimisha Imana yaba yatandukanye n'umugabo we ese ayo makuru mwayakurikiye cyangwa se mwayumvise mwayumvise gute reka birase ko ari ibintu nyine biri ahantu hose ku mashusho media ko Vestina nyine hari amagambo yanditse kandi nyine amubabaje hari ahantu urabona Vestina yamaze kwandika amaze kwandika bigaragara ko afite akababaro cyangwa se n'agahinda aho ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se byinshi biri gutabaza bivuga ngo abantu cyangwa se abanyarwanda basengere Vestina aho Vestina avuga ngo yarahubutse guhubuka Vestina yashatse kuvuga yaba yashatse kuvuga iki nkamwe babakunzi be cyangwa se inshuti za Vestina ijambo guhubuka ririmo ibintu byinshi bikubiyemo ibintu byinshi ntabwo wamenya ngo yashatse kuvuga ubwo rero urumva ko ntabwo wavuga ngo Vestina ngo bimeze gutya na gutya kubera ko ijambo ngo narahubutse cyangwa ijambo ngo iyo mbimenye riba rikubiyemo ibintu byinshi ntabwo rero wamenya ngo impamvu avuze ya jambo ni irihe we urawe n'umutima nama we cyangwa se we n'umugabo we cyangwa se na famiye ye uko mbitekereza niba bazi impamvu Vestina avuze ririya jambo nyine impamvu Vestina yaba yavuze ari amagambo cyangwa hari ibinyamakuru byinshi biri gucicikana bivugwa ko uriya mugabo wa Vestina yaba yaramucaga inyuma cyangwa se akaba yari yarashakanye n'abagore benshi afite abagore benshi wenda Vestina akaba ari nko mu bagore ba gatatu cyangwa se umugore wa kane ese ibyo ngibyo ntibyaba ari intandaro kugira ngo abe Vestina yashwana na Idirisa
cyane nabyo byashoboka niko nari nkawe wajya gushaka umuntu wari uzi neza ko ari umusore wagera ugasanga ni umugabo ushenye 4 5 yego ibyo byihanganira bakeya reka we kwizima mu magambo tubaze na mugenzi wawe Vestina wari umuzi w'iki mu bisanzwe mbere yuko atandukana mbere yuko atandukana n'umugabo cyangwa se bivuga ko yaba agiye gutandukana n'umugabo waba umuzi w'iki Vestina nta bindi bintu byo hanze umuntu yaba muziho icyo twari tuzi nuko yari yubatse urugo rwe yari amaze kubaka urugo rwe kandi nubwo abantu bari kuvuga ngo batandukanye Vestina ntabwo yatandukanye n'umugabo gusa yatanze ishusho yuko ashaka gutandukana nawe cyangwa ko barekanye buryo umuntu afashe telefone uri umugabo nkanjye umugabo wanjye nkamufata nkamusiba muri telefone biriya bari ibintu by'urwibutso hagati yawe n'uwo mwashakanye yego niba rero yafashe umwanya wo guseba amafoto bimuranga byose yaratunze akabisiba ni ikigaragara ko urugo rwasenyutse ni ukuvuga ngo hari aho bigaragara cyangwa se ku mihanda ya YouTube bigaragara yuko Idrissa na Vestina bajya gusezerana basezeranye ko bagomba kubana mu Rwanda kugira ngo Vestina agomeze akurikirane umuziki we cyangwa agomeze yakurikirane wenda n'imiryango ye nyuma yaho byagaragaye ko Idrissa ayo masezerano yaba yarahise ayacamo umukato cyangwa se ayanga cyangwa se ayasinyura ntago se ubwo urumva ko byaba byarabaye agasomborutso cyangwa se intandaro kugira ngo Vestina atandukane na Idrissa wowe ubyumva iki kuri ibyo ngibyo buriya Vestina buriya mu rugo rwe ashaka kuba harabereyemo byinshi hashakiye urugo ugasanga Vestina Idrissa yamubwiraga nabi yego ugasanga wenda yamutegekaga kuko nabyo bigomba kubamo kuko Idrissa arakuze kandi aruta Vestina hanyuma yagera ugasanga hari imico imwe n'imwe Idrissa ashobora kuba afite Vestina ikamunanira nabyo bishobora kuba mu bintu bishobora kuba byaramunanije mu rugo birumvikana iyo umuntu amaje gushaka cyangwa se avuye mu rugo iwabo agiye mu rundi hari ibyo agomba kwihanganira byinshi kandi hari n'ibyo abona atabonaga imirimo gutegekwa cyangwa se akaba yarari mu rugo iwabo yibwiriza agakora icyo akakora icyo ashaka ariko yamara kugera mu rugo bikaba ngombwa ko akora ku nshingano z'umugabo zikamugora ntibyashoboka ko hari ibyo batumvikanye n'umugabo Idrissa wenda amubwira ati we urafura cyangwa se uratera ipasi cyangwa se urakoropa ari ibyo bintu Vestina akaba atarabikoraga bikaba nanone ari byaba ngombwa ati avuga ati ibi ngibi sinabishobora reka ntandukane nawe muhawe buriya rero ntabwo ngiye mbizi ubundi iteka umuntu yiyemeje kuba umugore inshingano zose aba yaziyemeje gufura ni ngombwa guteka ni ngombwa gukora buri kintu cyose ni ngombwa kubera ko yabaye umugore yashinze iki urugo kandi agomba kugira gutega ukontora urugo rwe ibyo mu rugo byose akayimanaginga kugira ngo bibashe kugenda neza ndumva wanjye nta kigoranye kirimo ni ukuvuga ngo hari inkuru iri kuvuga ko iri gucicikana ivuga yuko Vestina ari muri Canada cyangwa se yari muri Canada mu gitaramo ariko icyo gitaramo akaba yarajyanyemo n'umusore cyangwa se umugabo witwa Irene ariko uwo Irene ashobora kuba yari umucuranzi wa Vestina cyangwa se ntabwo turabibona neza cyangwa se ari umuntu wa hafi na Vestina ariko umugabo wa Vestina akaba mutunga gatoki ati Irene mwajyanye gukora iki ese Irene ni iki cya hafi yawe cyangwa se mupangira iki mupfana ibiki tukaba tubona ko uyu mugabo wa Vestina yaba yaratunze Irene gatoki avuga ko wenda yaba amuca inyuma cyangwa se abana na Vestina cyangwa se Vestina ari umugabo Irene ari umugabo we icyo ngicyo cyo mwaba mwakivugaho iki nk'abantu b'ishuti ba Vestina hanyuma se Idrissa niko yavuze biri gutangazwa ku nkoranyambaga biriho cyane ko Vestina yagiye mu gitaramo abaye yabivuze yaba yabitewe no gufuha ariko umuntu ukunda uramufuhira yaba yabitewe no gufuha kandi byanga bikunze ntabwo Vestina byaba bibaye ubu ngubu ari muri Canada ahubwo ikibazo cyaba cyari gihari atari yanajyayo birumvikana hari ukuntu ngewe wowe ushobora kuba nari inshuti nawe nabone ni inshuti nawe uri inshuti yanjye ndetse n'ibyo kubana twarabipanze cyangwa se hari n'ibindi twapanze bikaba ngombwa yuko nabana namuhawe
byumvikanye ko muhawe ari we twibaniye tukabana kandi twari inshuti nawe, muhawe akumva yuko twicaranye mu kabari runaka cyangwa se mu karimatasiyo runaka, muhawe akanadusangana cyangwa se akabyumva akanabibona ku makuru ku y'inkoranyambaga cyangwa ku mashusho, muhawe ntabwo yabyakira neza, kandi yarazi ko twari dusanzwe turi inshuti ndetse dushaka no kubana, ariko muhawe akabakana kurushaho gake nkagutwara. Byumvikane ko ntabwo muhawe yabyakira neza. Muhawe wabyakira neza? Ntabwo wabyakira neza, kimwe nuko wanabyakira. Nese ibintu byose ntabwo abantu babyakira. Ariko kandi ngira icyo ntemeranya waho nawe. Ko biri kuvuga ngo Idirisa ngo yafushye. Yego yanafuha, ariko iyo ufushye gufuha by'indenga kamere bikoresha amakosa. Ujye ubona abantu bajya bafira abagore babo bakabica cyangwa bakiyahura cyangwa basanga abagore bafuhiye abagabo bakiyahura abandi bakabica. Rero ni ugufuha by'amakosa bidafite gahunda. Ikindi Christina urabona ko ni umusitari, yemerewe kuririmbana n'umuntu wese agize gute yumva ashaka. Ubwo rero urumva ko gufuha bya bindi by'indengakamere ntabwo bari byiza, kubera yuko buri musitari wese yemerewe gushaka umusitari yiyumvamo, bakwana korabo ni bisanzwe. Aba ni indirimbo za gospel, aba ni indirimbo z'isi, bagira abantu bagira gute bahura. Ubona ko n'abarimba indirimbo z'isi bashaka abahanzi bo hanze bagaha bakwana gospel. None se nimba bazajya bahura nabo hanze ari abagabo, abagore babo bazajya bazamura ibibazo? Oya, ngewe impamvu mbivuze biri kunyura ku miyoboro ya YouTube ni ukuvuga ngo Idirisa ajya gusezerana na Vestina, hari ibyo babanje kumvikana. Ati ushobora kumbaza ati nibihe, barabanje barumvikana bati Vestina aramubwira ati ngewe urabizi ndi umunyamuziki, umuziki wanjye ngomba kuwukorera mu Rwanda. Babyumvikanaho barabyemera. Bamaze kubyumvikanaho kugeza ubu ngubu ibyo byose yamaze kubirenza ingohe. Yavuze ati wapi, ati umuziki kuba wawukorera mu Rwanda ati simbishaka. Birumva bishobora kuba ari byo byanakuruye amakimbirane yo kuba Vestina yavuga atese niba umuntu ari umunyamahanga wenda akaba atangiye no kumfuhira bigeze angana urugero, wenda akaba ari nibindi bitagendanaga neza, none akaba atangiye kumva ko umuziki wanjye ntawukorera mu Rwanda, ashaka ko tujya iwabo cyangwa se tujya mu kindi gihugu. Vestina bikaba ngombwa ko avuga ati nta wankura ku ivuko ryanjye, ahubwo nkure ku ivuko ryanjye twashwana cyangwa se tugatana. Akaba ariho yavuze ati narahubutse. Ntabwo ari cyo cyatumye avuga ko yahubutse. Kuba mu Rwanda n'amahitamo yabo we n'umugabo we, ahubwo ibibazo ashaka kuba afitanye n'umugabo nibyo byaba byateje ko yandika aya magambo avuga yuko abivuyemo. Ubwo mbega mu rukundo yaruhagaritse. Urabona umugabo wa Vestina we yavuye muri Burkina Faso aza mu Rwanda. Abantu bakibaza atese uyu mugabo niba yaravuye muri Burkina Faso, mu gihugu cya Burkina Faso, akaza mu Rwanda, akaza gushakana n'umugore w'umunyarwandakazi, agasakana na Vestina, ntamuhita mujyana iwabo. Ubundi byo byaba byaratewe n'iki? Kandi tuzi neza yuko niba umugabo w'umunyamahanga ashatse umugore w'umunyarwandakazi agomba guhita mujyana iwabo. Ati byaba byaratewe n'iki? Byaba byaratewe n'iki tesaho Vestina ntiyaba yaraganje umugabo, cyangwa se umugabo akaba yarabonye ko ari inganzwa akavuga ati kugira ngo nireke abanyarwanda ko ntari inganzwa reka mfate umugore wanjye mujyane iwacu. Vestina nawe akabyanga. Yahitaga ubu se Vestina yabaganje umugabo akakanya. Ntabwo mbyumva ko yaba ari ukuganza umugabo. Impamvu kubera yuko hagati y'abantu babiri iyo harimo bwumvikane nibyo bihinduka bikaba ikibazo cy'abantu ngo yaganjijwe. Ushaka kuba barabyumvikanyeho kuba mu Rwanda, kandi kuba mu Rwanda umva nta kibazo kigomba kubamo, nta mahitamo yabo. Amahitamo yabo. Ko nzi neza ko atari cyo kintu bari gupfa kuba ngo batarabaye ngo muri Burkina Faso. U Rwanda abantu benshi abanyarwanda turarukunda, n'abanyamahanga bakarushaho. Vestina rero bishoboka ko yaravuze ati ngiye sinshobora guta u Rwanda rwanjye ngo ngiye mu gihugu cyo hanze. Sinshobora niba umuntu twaragiranye amasezerano mbere yuko tubana tukavugana tuti umuziki wanjye nzajya nkukorera mu Rwanda, tukabyemeranywa ati none akabacishemo agakata akaba abinyangiye ati ubu ningira mu gihugu cy'iwabo bizagenda gute? Nabyo birashoboka. Wanasanga Vestina aragize ubwoba akavuga ni ese umuntu ko yanze ko nkora umuziki wacu
ese uyu muntu nitujya kubana iwabo cyane yuko ari kavukire kavuga ni se ndajya kuba mu gihugu ntazi gutura ese wakwigumira iwacu ku ivuko ugasanga yaba yaranabigizemo umwete n'uruhare cyane. Icyo nshatse kuvuga dushobora gushakana nawe twamara gushakana tukaba iwacu tukaba iwanyu noneho twamara kuba iwanyu mu nzu y'iwanyu nkajya ngukubitiramo iki nkagukubitiramo imigeri bikaba amakimbirane iwanyu no mu mudugudu n'umwese bo bakaba ngombwa yuko batwirukana bakatubwira ati nimuve mu mudugudu muve mu murenge mujye gushaka aho muba. Ese muha ni ukuri byagenze gutyo nkagufata nkavuga ngo noneho ngwino tujye kuba iwacu mu rugo nagukubitiraga iwanyu baratwirukanye batubwiye ko tugira amakimbirane none ndakubwiye ngo ngwino tujye iwacu. Ese wabyemera? Se nkaho urumva wabyemera? Urakoze. Akaba ariyo nandoro rero numva Vestina yaravuze ati niba umugabo twaravuganye ko ngomba gukorera umuziki mu Rwanda iwacu ku ivuko akaba yanze kandi twarabisezeranye mbere yuko dushyingiranwa yamara kubona dusezeranye cyangwa tubanye akaba bihinduye nanjye sinshaka kujya kuba iwabo akaba ariho nge nicyo kintu ndi kuvuga ko gushishikiriraho mvuga nti ashobora kuba avuga ati ndicujije icyatumye nsezerana n'uriya muntu ndicuza icyatumye tuvugana ibintu twamara kuvugana ibintu akaba bihinduye ati hari ababimbwiye abahambwe ati uriya mugabo umwihore ni mumara kubana amaze kugushyira mu rugo azaguhinduka akaba ariho avuga ati ndicuza. Byose birashoboka nabyo byashoboka ariko nyine ni ukuvuga ngo ubundi banga ry'abantu babiri b'ubwabo babaziranyeho riba rigoye. Ubu ngubu ushobora kuba wakwegera Vestina wamara kumwegera ugasanga akubwiye ibye wakwegera Idrissa akakubwira ugasanga arababaye cyangwa se ugasanga ngo byose tuvuga nta ntandaro yabyihara nabyo birashoboka. None bakaba aya magambo Vestina yatangaje akaba yatangaje agira ngo abone views ze nabyo birashoboka nabyo byashoboka cyo gasanga hari yindi ntandaro yindi itari twebwe dutekereza ariko ngo Vestina bivuze ari ikindi kintu ashaka kugeraho cyane ariko ngo ntiribara umukuru nk'umuto waribonye niko bajya baca umugani abanyarwanda burya abanyarwanda ba kera cyangwa se bahambere bacaga imigani ikaganisha kariho ngo ntiribara umukuru nk'umuto waribonye. Bivuga ngo hari umuhanuzi bakomeje kuvuga cyangwa se bakomeza agaragara n'ubundi yabivuze ati ijambo ry'umusaza ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko nikabeshya ariko bajya baca umugani nanone uyu musaza uyu mugabo witwa wiseka nibyo witwa nibyo mwiseka ni ibintu bisekeje ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko nikabeshya. Ni ukuvuga ngo Zakayo ni umuntu yise Zakayo koko ni mugufiya ni umuhanuzi ni umusitari turamuzi cyane hari amazina menshi azwiho ariko sinko yavuga ahangaha ariko arahari dukurikiye kuri Ogera TV yabwiye Vestina ati nubwo ugiye gushaka ukaba wirukanye ingo cyangwa se urugo ntabwo ruzaguhira. Ni wewe wahanuye wenyine se? Ntabwo mbeze turaza kubigana ngiye mvuze kuri Zakayo muraza kumbwira n'abandi bahanuzi bamaze kumubwira gutyo. Urumva niba Vestina yamaze kuba yakwikina akavuga ati reka mvuga aka kajambo ngira ngo wenda mbone ama views cyangwa se ndeba abantu bankunda ndeba bankurikira ndeba banzi n'abakunzi ndeba yo bamvuga ku binyamakuru byaba byagaragaye uko Zakayo yaba yaragize ate n'ubundi yavuze ukuri ari nk'ikintu bategeye akavuga ati ibi nibimbaho nzakugurira imodoka ibi nibimbaho nzakugurira moto ibi nibimbaho nzaguha ibi nibi n'ubundi Zakayo yaba yabitsindiye. Niba hari undi muhanuzi yaramuguze se yaramuhanuriye aramubwira ati urugo wajya gushaka muhanura ari umukobwa wajya gushaka ntibizaguhira urugo nta kintu ruzakumarira uburyo nta kintu ruzakugezaho wakagombye kwitwara gutya wakagombye kubanza ukuzuza amasezerano y'Imana bari abantu basenga hari amasezerano ngo baba bafitanye n'Imana abenshi bajya babivuga ubona ko hari inkuru zigenda zica ku nkoranyambaga ngo twabyaranye na Yesu abenshi babivuga abantu benshi cyane n'abari rero hari amagambo baba baragiranye cyangwa amasezerano baba baragiranye n'Imana. Ngira ngo niba hari undi muhanuzi waba waravuze ku bukwe bwa Vestina cyangwa se ku ishaka rya Vestina ngira ngo twabikomeza. Hanyuma wese ubu we ntiwagira icyo uvuga bwo ntago ari ubuhanuzi wabutambukije. Ni ukuvuga ngo namaze guca umugani. Uharura ntago ari ubutiti. Namaze guca umugani muraseka uwo mugani ni imigani abantu bakira bagiye bavuga.
impamvu bavuze ngo akanwa k'umusaza byo banza kabakanuka ngo karanuka ntikabeshya ni ukuvuga ngo impamvu babivuze mwiseka nibyo birasekeje baravuze bati ushobora kubona umusaza mbega reka maze nkubwira kandi kantu hari umwana yagiye gusura sekuru kwa kundi umusaza agendera ku kibando agenda yunamirije umwana amurebye aramubaye ngo ese ngo sogoko ngo wihishe nde kuri kugenda wunamye umusaza aramusubiza ati mwana wanjye wo nihisha ari hano inyuma niwe uri gusanga ati niwe uri gusanga yashatse kumubwira ati uri kugenda ukura uzagera aho ngeze bishatse kuvuga ngo iki rero ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko ntikabeshya ni ukuvuga ngo umusaza ashobora kukureba akakubwira ati mwana wanjye nubwo ujya kuvoma nakubwira kujya kuvoma ukanga uzumvira ijeri cyangwa se uzabona ugakomeza ukavuga ati kare gasaza katavana no kuyo kaneye nikavana aho kanikajya kuyivomera ndajya kuyazana igihe nshakiye kuko nikakwigirayo ndabitekera igihe nshakiye kuko nikabyitekera umusaza ukamufata uko yiboneye uri umukobwa uri umusore ariko wamara gushaka byanga bikunde nawe abandi bakabikubwira ukavuga ati iri jambo uyu musaza yarabimbwiye muzehe yarabimbwiye akaba ariyo mpamvu rero Vestina ashobora kuba yarabwiwe ayo magambo n'abandi bahanuzi yamara kubwirwa n'abahanuzi akabirenza ingohe cyangwa se mama we cyangwa se papa we bakamubwira ati mwana wanjye nubwo ugiye gushaka ukaba ugiye gushakana n'uyu mugabo wamwihoreye ko bitazaguhira akavuga ati ese mwebwe mujya gushakana hari umuntu nigeze ngira mu buzima bwe muranyinjira mu buzima hari unigeze ninjira mu buzima bwe reka dukomeze ne kwizima mu magambo nakari gaciyeho ngira ngo tubwire abadukurikiye ngira ngo twakomeza ukatubwira n'undi muntu wahanuriye Vestina guhanura ntago bigomba nubwo wenda muri gufatira urugero kuri amuhanuzi nawe yarahanuye pe ntago mupfobeje ariko ubuhanuzi buba butandukanye ubu nshaka kuba nicaranye na mugenzi wanjye muhawe tukaganira hakaba hari inama namugira ubwana ikintu uzakirinda cyangwa abana nyamara gutya ndi kugushyira ndumva ntabishyira amakenga burya ni ubuhanuzi iyo atabyumvisha ibintu mvuze imbere gatoya nibwo avuga ngo nyamara runaka ari yambwiye gutya Vestina nawe birashoboka yuko yaba yaraburiwe bakamubwira bati nyamara uru rugo ugiye kubaka ntago ruzaguhira akavuga ni n'ay'abantu nawe ushaka kunyicira ubukwe kandi nyine nawe urabizi neza ko Vestina ubukwe bwe bwica kenshi cyane ariko urugo rwe n'umugabo we abihagararaho arangije arakomeza ubukwe arabukora ubwo rero ntabwo turamenya neza niba ari uko atumvishije ngo tuzabimenya tumenye ngo baratandukanye cyangwa se Imana irarwubatse rurakomeye muha ni ukuvuga ngo hari aho wigeze umbwira ati ahantu sinashizwe ibintu washubije hari aho nakubaje ati narakundanaga n'uwo mugenzi wawe namara gukundana nawe bikaba ngombwa ko hari turufu buriya mu makarita habamo umutima ikaro igisuka n'ibindi n'amasara ariko hakabamo bwana na seti ariko n'ubundi bwana nubwo iba ari ikuriye izindi biterwa n'iyatabaye kuko ya bwana ishobora kuba ari bwana ariko itatabaye ikaribwa na ngande eshatu wenda ukaba urushije uwo nguwo akaba yarari kuri hiti ariko ukamurusha akantu gato kameze nka ngande eshatu navuze noneho nyuma yaho ukaza gusanga turi mu karimatasiyo nk'uko nabivuze wigeze umbwira ati nsanze muri kumwe ntabwo byanshimisha ariko burya umuntu ufuhira undi nk'uko twabivuze haruguru abamukunda ese Idirisa niba yarafuhiye Vestina ko yarari kumwe na Irene cyangwa se bakabyinana cyangwa se bakaba bari muri ari we yahisemo kujyana hariya ati wenda ntiwaba Irene ntiwaba unca inyuma buriya ntabwo twavuga ko Idirisa akunda Vestina kumukunda ni kimwe no kumufuhira ni ikindi ni aramukunda ni ngombwa ko niki ni umudamu ategetswe kumukunda yanza kunze niyo yaba mubeshya ko mukunda atamukunda nk'abantu babibona babona ko agize gute kwa mukunda cyane ko bagiye imbere y'Imana gusezerana kwera bakajya mu murenge bakarahizwa na leta nibigaragara abantu ko bagize gute kwa mukunda ariko ntabwo bize ko abantu bose bakundana hari nako basazana ikareka hari kidabyizamo rwose urukundo rugahagarara hari ibinyamakuru rero sinzi niba turi bwemeranye namwe cyangwa se turi bwemeranye n'ibi binyamakuru bivuga biti Vestina ashobora kuba yaravuze ati uyu mugabo naramushatse ariko mushaka ntazi yuko hari undi mugore yashatse cyangwa se hari undi mugore bigeze babana cyangwa se hari abana yari afite yamara kubibona cyangwa se abyumvishe cyangwa barabimubwiye bamara kubimubwira akavuga ati nukumbeshya ariko se ubu ngubu dushobora kwibaza tese Vestina hari umwe muri abo bagore nubwo tute twabibona yaba yabonye uwo mugabo cyangwa se akaba yabonye umwana we kugeza n'ubu ntabwo twe twamenya ikintu nyamukuru cyaba cyatumye Vestina yandika ari amagambo avuga ati ndicuza
hari ikintu nta kindi wabivugaho kintu twari twamenya cyo kuba wenda hari undi muntu waba azi ko Idirisa bagiye bavuga ko afite umudamu yamusize muri Burkina Faso niko abantu bavugaga ariko kugera iyi saha nta makuru ahamye neza koko niba yari afite urugo. waruvuze uti Idirisa bavuga yuko yari afite umugore muri Burkina Faso ariko nta ubizi neza. Wenda reka nkunganire buriya rega buriya ni ukuvuga ngo niba ibintu icyambere mu rugo ni ukubana neza ukabana na mugenzi wawe by'umwihariko mwashakanye. Iyo niyo hanjemo ibintu byo gukingana cyangwa se kutabwizanya ukuri niho wumva ngo amakimbirane yaje bisenya urugo. Niba uyu Idirisa atarigeze abwira Vestine ati sheri wanjye mugore mwiza ati nubwo tubanye hari ukuntu nigeze nkina iby'abana nkina n'umukobwa cyangwa se umugore tubyarana umwana atariko ntitubana turabona ko ari we ngiye kwambika impeta tukabana buriya Vestine ari kubyakira neza. Ariko niba Idirisa atarabimubwiye bikaba ari ngombwa nk'uko bivuga ku mihanda ya YouTube bikaba ngombwa yuko Idirisa koko ariko byabaye numva Idirisa nta kintu yarenganya Vestine akavuga ati nari yicujije kuba barabimbwiye nkabihakana, kuba umuhanuzi Zakayo yarabivuze nkabihakana, kuba abahanuzi nk'abakimizi barabivuze nkabihakana. Ndumva nakwicuza umuntu yicuza ikintu yakoze. Ngira ngo ntabwo ushobora kwicuza ikintu utigeze ukora. Ntabwo bibaho ntabwo wakwicuza ikintu utigeze ukora. Ntabwo wagira ngo uvuge ngo mana ngo mbabarira ngo nishe umuntu kandi utaramwishe n'ubundi ububeshye. Okay. Reka rero nuvuga ngo uko muri ahangaha muri abakunzi ba Vestine nkuko mwabimbwiye cyangwa se mwabivuze ahubwo se duhere kuri muhawe gira nk'inama wa Vestine mugenzi wawe muragenda mukurikirana muvuga ati Vestine icyo twamugiraho inama yahubutse cyangwa se ibyo yakoze nibyo. Ngira ngo hari nabo ndi kumva ku mihanda ya YouTube bavuga ngo tumusengere kandi Vestine ntabwo tumusengera, ntabwo arwaye, ntabwo dusengera Vestine nta byago yagize. Ngiye numva Vestine nta masengesho akeneye. Uwasengera Vestine akiri kuba wanga umugabo akavuga ati reka nsenge Imana atandukane n'umugabo ariko banasenga cyangwa ndashima Imana kuba batandukanye. Oya wanasenga unekiye urusengero no kuvuga ngo yenda kose iyo abantu batangiye kugenda banoganoga urugo gake cyangwa amakimbirane hato na hato uburyo wamusengeramo rero wamusengera kuvuga nti nyabuneka mana rugo rwabagire gutera ukomere ruhagareho niba n'amakimbirane avemo niba arimo kutizerana bivemo n'ibindi bintu nk'ibyo ntabwo bakumusenyera ko amasengesho yo arayakeneye. Amasengesho nufata urugo rw'abandi ukarusengera bo batisengeye uzaba ukoze amakosa. Kuko niba umuntu uri kumwegereza Imana, umuntu ukamwegereza Imana kandi yamaze kwikurira Satani, we ntashaka Imana mu rugo rwe. Ni ukuvuga ngo iyo ashaka amasengesho we yari kwicara mu rugo akavuga ati ngiye ni mu nsengero ifite ibibazo atarasora iriya nyandiko. Abantu bose ariko siko bavuga ngo babasengere. None uramusengera yahe masengesho watisengeye? Hari igihe usengera umuntu atari uko yabigusabye. Ukamusengera ngo bigende gute? Ukamusengera nyine kuko ari inshingano ze. Reka nkubwira amasengesho ajya abaho mu gihugu cyacu cyangwa ku isi atasabwe. Uravuga ati Imana yanjye ndagushimiye yuko ndamutse ufashe igihugu cyacu. Hanyuma y'ubyutse usengera igihugu se abo bose ntibaba bari. Urakoze cyane. Ariko uyu nguyu Vestine bari kumusabira amasengesho y'umwihariko. Kandi Vestine n'amasengesho y'umwihariko ntabwo amureba. Kuko iyo aba amureba aba yavuze ati gusa naricujije ariko ndasaba abanyarwanda kugira ngo munsengere. Naricujije ndicuza ariko ndasaba narahubutse ariko ndasaba abanyarwanda munsengere. Nta kintu yigeze avuga muri ibingibi. Urumva rero umusengeye ayo masengesho buri koko wayavana ahangaha ukagenda ukajya mu bitaro CHK ukajya mu bitaro bya hehe ukagenda ukegera ugapfuka mukegera abarwayi bari cyangwa ukavuga ati ndasabira abarwayi bose ari abarwayi indwara z'umubiri ari abarwayi indwara z'umutima ari abarwayi n'izaroho. Kuko indwara ni nyinshi. Hari abarwayi indwara z'imitima, hari abarwayi indwara z'imibiri, hari abarwayi n'izaroho. Vestine muri izi zose twasengera arwaye ihe ndwara. Ubwo nabwo arwaye umutima. Oya ni imyumvire. Ntabwo ngo aho kuki wemeza kandi indwara y'imyumvire. Nje ntabwo byo ndyemera. Cyane ko tano kujya no ku musozo niko wavuze. Ariko ntabwo ngiye kuvuga ngo ntabwo ni imyumvire ntabwo mbyemera. Impamvu ntabyemera ni iyihe. Uko byagenda kose nta mutaka atababaye. Kwemeza ko Vestine rwayira kose arababaye. Arababaye.
rwose bidasubirwaho rero niyo mpamvu utakana ngo ntabwo umuntu yamusengera ushobora kumusengera urugo rugakomera ukamusengera umutima ukaruhuka cyangwa se mu kimwe kuvuga ngo ntabwo akeneye amasezerano kuko ibintu babishyize hanze bishoboka ko kwihangana byanze yageze akavuga nti reka nandike n'ubundi kamamba yambaya mbishyire hanze bico byagaciye hari ahantu wavuze ngo kwegera Vestina tukamubaza ibyo twababara tukanababa tukagira agahinda twanahura na Idrissa yatubwira ibindi tugatagangara okay kuko buriya na Idrissa nubwo yacecetse cyangwa se ari kuvuga utuntu dukeya hirya nka tura twavuze hasi ni ukuvuga ngo we ari ibindi bintu nawe yavuga kuko ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana cyane kuko ndagira ngo nkubwire nkuko nabivuze haruguru nkuko wicaye aho ngaho ushobora kwinjira mu nzu akakanya umugabo akahita gukubita urushyi yamara gukubita urushyi agukubitiye urushyi wenda hari ibyo mutumvikanye nawe uranabizi ugahita usohoka ukavuga ati ngewe uyu mugabo nta muzi atanziza ampa amafaranga makeya namuha ibiryo akavanga ibiryo n'ibiki kuko uri gushaka kuvuga ikintu gisenya umugabo ntabwo uri kuvuga icyo mwapfuye kandi koko hari ikintu gihari gitumye gukubita urushyi bagahita bavuga ati mbega ikigabo ati iki kigabo kirinda kivuga ngo umugore agihaye ibiryo bikeya cyagiye gihaha byinshi kikarya kubera inda yakina ati muzi ndagira ati mara guteka ati namara guteka atagasubira mu nkono ati nabana mu gitondo ntibarya kandi umugabo hari ibyo mwapfuye umugabo yagenda yabwira abagenzi b'ibyo bapfuye we wanagenda wanasubira inyuma ukabiganiriza abagore bagenzi bawe ati twapfuye iki n'iki kuko ukakibabwira yego bivuze ngo ushobora no kwinjira mu nzu wowe ugakubita umugabo wawe urushyi nawe ukanumukubita ahubwo ugasohoka kuvuga ngo ni mu ntabare ushobora kuvuga ati ni ukubera iki abagore mwamaze guhabwa ijambo kandi ijambo ni ukuri riranabakwiye kuko mwagiye muhura n'ibibazo byinshi byo gukubitwa mbere Idrissa rero ashobora kuvuga Vestina ashobora kuvuga ati reka ntabaze hakiri kare ibi bintu bitaragaragara biri mu rugo iwanjye mbere ya Idrissa nawe yakubwira ibindi ugasanga Idrissa yarababaye ahubwo umutima urinda gushenguka nubwo ari nta kintu yari yatangaza kigaragara turacyabikurikirana Idrissa nawe azagira ibintu atangaza ariko ibi biganiro byo kuri Ogera TV afite ikintu yazatangaza avuga ati kimizi ibyo uvuga ni ukuri ahubwo byanyendekeye gutya na gutya kuri Ogera TV sibyo ese uremera ko buriya umuntu wambere wowe wihangana ari umugore abagore barihangana kandi abagore babika amabanga menshi cyane ko abagore banga guseba inshuro nyinshi burya umugore yagusenya kubera iki kwaguseba rero biragatsindwa kuba wabona umuntu w'umugeni tumwita ngo n'umugeni nabo bajeni Marie bakimariya afata ibintu nk'ibyo akabishyira hanze biba byamaze kurenga ubwenge bwe burya umugabo amaze gufata ijambo risora rishyire hanze ni ukuri biba byamaze kumurenga abagore bagira ibanga reka dusoza tugire reka mugenzi wawe agire ubutumwa aha Vestina ndetse na Idrissa ubundi dusoze icyo navuga Vestina icyo namuvugaho ni uko mugaye ngewe icyambere ndamugaye uko yihutiye guhita ko ashyira ibye n'umugabo hanze urakoze cyane ikindi namubwira nafatire hafi agarura ibintu hafi nareke guhita asenya ntabwo namwifuriza gusenya aribwo acyubaka gusenya biragora kandi bitera umwako ikindi nabwira umugabo we Idrissa nagerageza aganire n'umugore we aganire na Vestina barebe ise barapfa iki ese ubundi koko twihaye isira twose nibamara kuganira icyo nzi neza yuko hazavamo umusaruro njye ntabwo nabifuriza gusenya murakoze cyane rero nagiraga ngo mbwire abadukurikiye ko hari kuri Ogera TV ku kinyamakuru Ogera TV mwari muri kumwe nanjye Kimizi n'abatumirwa bacu batugejejeho ikiganiro cyiza ku nkuru nkoranyambaga kiri kuvugwaho Vestina n'itandukana ry'umugabo we Idrissa mwari kumwe nanjye Kimizi ikiganiro nahagaruka Imana ibarinde kandi bandebere icyoroshye ciao